Hello guys, nizere ko mumeze neza. Rero murabona yuko ngarutse mu yindi sura nambaye nk'ininja. Rero nari ntekereje kuba nkora uduplanka twinshi, why not njye namukubita agaplanka. Twari turi kwitegura dushaka kujya gusura kwa mabukwe. Navuze rero bikamukubita akantu. Ubu ngubu yari azi ko ndi kwitegura, nawe ari kwitegura, ariko njyewe nitegura kare kuko mba ndi butinde nyine. Njye nasoje. Murabona rero ukuntu nambaye nadeshuye. Guys, nimujye kure, hagiye gushya. Reka mubwire yuko nasoje, hanyuma turebe reaction ari bugire nawe ureba umuntu ugiye kwa nyirabukwe. Uri kubibona arampitana. Guys, nimujye kure rero. Guys, rero maje kumubwira, bamenye kumubwira ko nasoje, umva ari ku mutima ubutihama ikanitse planka idanje. Ngiye kumuhamagara rero mubwiye ko nasoje, sinzi niba muri no kumbona, kamera nayitsimbye, turebe uko bigenda. Oui. Nasoje, ahubwo nari ndimo nifatira udufoto. Amwe nirya selfie. None tubanze twifotoze. None se nyine gira tugende. Nasoje njyewe. Aryo kwambara nyine tugende. Ndambara kangahe? Kana ntambaye. Yakafoto. Come on. Kandi Mama foto we. Chamani telefone yasinze ukuntu ifotora. Impindura igikara kandi ndi inzobe. Imeze ariko nawe. Ariko ngaho reba ukuntu mba nabaye. Nasangira kumenya. Igikara ndi inzobe mani. Nawe ntukira muri iki gitondo. None se bisho tugende mwana. Nyine genda ujye kwambara tugenda. Nose uri kubona ntamaze kwambara. Akagenda katsindwa ibyo ni ibigeze. Ese ubwo wajya mu rwambaye gutya? Nambaye neza. Mani genda ukuremo iyo deshire tugenda. Se uri kubona nasa neza sho. Ndi boro nagwa byambara ngo ngi nyuma ariko. Nose nibwo ndajya imbere rero ngo tugende. Ngo ngweke? Ubwo ndajya imbere niba udashaka mugiye. Subaye ikibundi. Aya sheri ntajya ugabanya imikino ariko. None se niyo mikino uri kubona nambaye neza? Wambaye neza sibi. Ese ugiye ni ku Gisenyi, ugiye ku mazi, ugiye kuri piscine, ugiye tugiye kwa mabukwe se. Ariko uri muri ikinira ariko. Ubwo nose ubu byo kwambara gutya kerekereje n'igihe nitunganya. Nose ni shoot ye ibasi urimo urakora y'amafoto. Nose shoot y'ikibungu bita. Nyine genda wambara ibitenge tugenda ariko. Nambara ibitenge baby, nawe ntukajya umbangamira. Ntago wari ko umuntu akiyambarira ibyo ashaka se. Tugiye mu rugo. Urimo uranyumva? Ntago ugiye kwifotoza. Ambara ibitenge tugenda. Ngo ubwo nyine niba mwifotoza ntago ndi bujye mu mafoto yayo. Naho rero wambara ibitenge tugenda. Bwa kangahe se nitunganyije, nafashe umwanya. Uri kumva ibintu mvuze cyangwa ntago uri? None se ubwo uri kugira ngo numve kangahe. Genda rero wambara ibitenge tugenda. Yego se napanze kugenda ameze gutya. Mari ntago wajya imbere ya vie wambaye gutya. Ntago biva. None se vie wende njyewe nyitayeho. Nyine ariko napanze ko nigendera gutya nyine. Nabyoroheje buri gihe njyewe nambaye ibitenge, nakubisemo ibigutiya. Ibintu ndimo ndakubwira urimo urabyumva. None se uragira ngo ako ntunzengereze muri iki gitondo. Ntabwo ariko nguzengereje, nase ubundi ndakoze. Nyine ndavuze ngo kuramo izo deshire, ugenda wambara ibitenge tugende, wajya imbere ya nyoko bukwe na sobukwe. Kugira ukuntu wajya imbere ya sobukwe na nyoko bukwe ariko wambaye icyo kintu. Nase ubu dutwaye iki ubwo warobye ahubwo. Noneho kugira ngo na sobukwe arobe. Tabukwe nakubwiye ko batanyitayeho. None se ibyo ngibyo byabirebaho.
ariko abantu umwana apfuye mu mitwe ndakapfusha ruka ese ubu ngubu nk'abantu ko banga akagenda amahoro ubu ngubu uri kubona ngo ndatabukwe ngo ntaba anyitayeho nyine ntabwo anyitayeho imyenda se arabireba hari akavidewo mperutse kubona nako narakabonye ejo umuhungu yaterese umukobwa barateretana ahita amufata ajya kumwereka iwabo ageze iwabo kumbe mukobwa yari inshuti ya papa we yaramukodeshereje inzu abamo yaramushingiye na alimentation ye nyine ise uwo muhungu amwiriraho tu arangiza amwicaza muri salo ubundi yabwira papa we ati papa ubu rero njye narakunze namaze gukunda ubu byararangiye uyu nguyu niwe mugore wanjye ndashaka ko duha imigisha y'ababyeyi ahasigaye ukadukoraho rikaka tukajya gusezerana tugashyingirwa njye n'uyu musheri wanjye nifuza ko tuba umugore n'umugabo tukubaka urugo rero duha umugisha nk'umubyeyi nicyo cyatumye cyanzinduye ise w'umuhungu kugira ngo abyumva bararakaye wa mukobwa nawe arikanze avuga ati burya uyu ni papa w'uyu muhungu nawe atangira gukora ikimenyetso cy'umusaraba noneho umuhungu sinzi ukuntu yasohotse ajya nyine mu gikari ngo gusuhuza nyina abasize wa mukobwa muri salo na papa we nako bari bicaye ku irembo dahari ku irembo nk'aha ngaha arangije umusaza ajya kwitangira ibibizo umusaza yahise ahagarara amubwira ati ko nagukoreye buri kimwe nkaba nkwitaho uko mbyifuza nkaba narabigukoreye kugira ngo njye nkubona buri uko nkushatse ninza mbona aho nduhukira ibi ngibi urimo ni ibiki ati ngo ntabwo nari nzi ko ngo ari umuhungu wawe nimba utari uzi ko ari umuhungu wanjye noneho nibwo utari ufashe umwanzuro wo kuba umugore w'undi muntu kandi ibyo bintu twarabisezeranye ko ari njye wowe mugabo wanjye hari icyo cyatumye nkukodeshereza inzu hariya nkaguha n'imikorere ati ngo basi ngo aho mbabarira ngo ubukwe ndabuhagarika uwo muhungu baricaye umuhungu nawe aragarutse aza arimo araseka ati rero papa ni ukuri kw'Imana duha imigisha ubundi nubaka urukundo nanjye b'umugabo nkawe nicyo kintu nifuza ese ahita avuga ati no ntabwo nabaha umugisha n'uyu mukobwa ntimuberanye ntimukwiye umugisha yanarakaye ahubwo ubwo ngubwo ababyeyi benshi umva yarakaye yari yarakaye umugabo ararakara arabyimba noneho umuhungu arebye abona umukobwa yenda kurira avuga ati noneho ibi ni ibiki mwuka byarabo araza ati papa ni ibiki sheri habaye iki ati sheri ubukwe ndabuhagaritse ntabwo nshaka gushyingirwa kubera iki udashaka ko dushyingirwa kandi twe twaramaze kubyanzura ko icyo cyatumye nkuzana kureba umubyeyi ati oya ntabwo nshaka gushyingirwa mbwira impamvu noneho ituma tudashyingirwa ati ndamukunda inde se ukunda papa wawe nawe uri kumbe uramukunda umva iyi ni true story ibintu ndimo ndakubwira ati ndamukunda papa wawe nta bukwe nshaka umuhungu ahita arira none nawe rero reka wiyambarire gutyo twiyongoze twigerere mu rugo turize twigerere mu rugo wambara ubusa nk'uko kose hanyuma ubuse viye najya kureba ubwoko buragwira ndabivuga nkwaye urugero rwa hafi ihute wambara ibiceri rwose narenze ko ubwo wabivuyemo ibyo ngibyo byo kugira narenze ko ari agasitoro turindiriye ndiseriye ka kangahe ngewe ndiseriye ndakubwiye baseriyeze wambare genda kandi gira mvana asashari nk'ubu ko usibye kwiyenza tujye tuvugisha ukuri igenda niziritse ibitenge nagize ubu ngubu kwambara uko nshatse rero njye nkubwire ndagusiga ngiye kwigendera na gisere nigendera ubwo wowe ibyawe bivuyemo wavuze ngo sinkujya inyuma reka ambara ibitenge ufate umwana tugenda nkujya imbere ariko tugenda bebe se ubundi bebe ndamusiga urarya umuhungu se w'ibamba nubwo mbivuze ntabizi neza ariko mbanza ari uko babivuga
nawe rwose ase umwana ni irangamuntu ku buryo adasigaranye nta mwana ndi butware abagore b'iki gihe mwameze amababa ndakaca kereka niba babaye agakumuragira ugende bakureba nese ubundi ubu ntabwo bagomba zunguza nyashi nyine nyashi se zirihe mba zifite ngorore ugaragaza nyine ibibero byiza n'inzobe nese birihe ntabyo nyine ariko nubwo ntabyo umwana ntawe nshyira ku mugongo bandebe neza nese ubu waba wambaye gutyo ugaheka reka niba uramuntu ibyo mvuze wabyumvise ntabwo nkeneye ko tugumya dukina ariko ntabwo ariko ari imikino ngewe napanze ko bebe asigara ok ngewe mbivuyemo rero shari iri kubura bivamo gutya bivuyemo urabona umuheto hano barivumbuye shari ariko waretse akibigore bitumva se ubundi urimo uramamagarira iki ndi kuguhamagarira iki ariko ngwino tugende bebe arasigara ngewe hano ari bunywa amata mwana wanjye ntabwo ajya arerwa n'abakozi urabizi ari bunywa amata aranywa amata arayahabwa nanjye unywa amata kubera iki nta mashini kugira ndafite ariko ngewe reka nkubwire ntabwo ndi ngaho bwijyane ngewe ariko ndijyanye rero usigare ntunge inyuma raba sheri aya sheri ikize umuhambirwa kamera yari pranka nk'ibitutsi byose nagututse nyine ubwo mwumvireho yari pranka sheri yego masheri ndaje twigendere keep silent ndaje tugende sibyo sure rero nyine suhuza abakunzi bacu ariko nawe ninjya nkugira ujye ubasuhuza neza bagutegereje hello guys hello friends and family mwese nyine mumeze fresh ababyutse akankoza nyine ariko ariko nyine babwire abagore bateye nka gutya nyine nubwo abatangiye kuzana ibintu by'imikino myinshi mwisubireho nyine mujye mumenya buri kintu cyose kwambara bijyanye n'aho mugiye niba ari ku mazi n'uburyo ugomba kwitwara ahantu ugiye niba ari muri club niba ari mu bukwe niba ari kwa nyokobukwe niba ari ugutabara wa mugani ariko akantu kagomba gusigana message n'umuntu muhurira kwitabara ugasanga yambaye nk'uko mwagiye gutabara ibintu biba bibucumuza abantu wapi gutya ni ugutsapa ukajya ku mazi na be wawe uri kumwe na sheri wawe nibura ariko ntabwo ari kujya imbere y'abakecuru n'abasaza babona ubwo wambaye gutya ibaze n'izina ry'Imana rero guys ariko wibeshye biri seriye ntabwo wanjye inyuma ariko nakujya imbere rwose okay sawa ndabasuhuje neza kandi ndanabasezeye ni channel ni Safi JD basaba gukora kuri subscribe ku muntu ubonye iyi video bwa mbere umenye Safi JD bwa mbere ku bantu dusanganywe ni like no gusharinga nta bindi rwose kandi nzi neza ko mubimfasha buri gihe mujye mwumva abandi bafana baguma gufana iyi family yacu guys rero video zacu nakagaruka reka ducomoke twigira aho twari tugiye Imana ibaho umugisha naho butaha ciao mufate pi